Reka nkwifurize ibihe byiza cyane wewe ukunda ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi amakuru atandukanye ndetse byaba ibijyanye n'ubuzima busanzwe cyangwa iyobokamana cyangwa siporo. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mugati, impamvu zizamuka ry'igiciro cy'ifarini. Hashize iminsi abacuruzi bakora ibikomoka ku ifarini bataka izamuka ry'ibiciro, bagashimangira ko rishobora gutuma bahura n'ibihombo mu byo bakora. Hari ingero za bamwe mu bacuruzi batanga serivisi z'ubucuruzi bukora bukanatanga ibikomoka ku mafarini birimo n'umugati, aho bavuze ko ifarini ku isoko yahenze cyane. Bavuze ko ubu umufuka w'ibiro 25 w'ifarini utunganwa n'uruganda rwa Zamu wari usanzwe ugura amafaranga 18,500 by'amafaranga y'u Rwanda, ubu ngubu uri kugura 20,000 byose by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe kandi ifarini n'ubundi ibiro 25 itunganwa n'uruganda rwa Zania yari isanzwe yo igura 19,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ubu nayo iri kugura amafaranga 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Aba ni bamwe mu bacuruzi twaganiriye babitubwira muri aya magambo. Birakomeye cyane, aho ubundi ejo nibwo natangiye kurangura ku giciro gitandukanye n'icyo nari nsanzwe ndanguraho. For example, nk'uyu mugati nawufatiraga amafaranga 500. Ejo natunguwe no kumva bawumera 600. Impamvu ni ikibazo cy'izamuka ry'amavuta n'izamuka ry'ifarini. Ntabwo babyumva be na gato. Umukiriya arinjira ati nshaka irindazi ry'ijana, wamubwira ati ni 150, agahita asohoka yirukana. Ni muri iyi minsi nk'uyu wa penkupe mutoya bajyaga bawuduhera 100. mbere bitarahenda bwa mbere bawuduheraga 500, tukawucuruza 600. Umunini wawo ari wo uyu bawuduheraga 1,000 tukagurisha 200. Noneho byazamukiye uyu nguyu bari kuduhera 600, tukagurisha 700. Uyu nguyu bari kuduhera 200, barawuduheraga 1,000. Kuva ejo umunsi wose nta mugati nacuruje, nta rindazi nacuruje, nta keke nacuruje bitewe nuko byari byabuze. Abatugemuraga ntabwo bigeze baza. Anga nabaga mfite imigati myinshi, mfite amandazi menshi, mfite keke nyinshi. Abantu bo mu rugo bose baza bagura yo kujyana mu rugo, hari ujyana umwe cyangwa ari ujyana ipaki, ariko byose ejo byari byabuze. Ubu nabwo urabona ko banzaniye kamwe gusa. Hari abandi bavuze ko ngiyo igiciro cyazamutse ngo bibatera igihombo rimwe na rimwe, ngo babanje gutegereza ngo barebe ko ibiciro byamanuka, ariko ngo babona bitari gukunda, ariyo mpamvu nabo bafashe icyemezo cyo kuzamura ibyo bakora. Ndavuga ubwo ibiciro cyaba icy'ifarini ndetse n'icy'umugati. Ifarini yahenze murabyumva nawe, umugati uva he? Uva mu ifarini n'ubundi ihita izamuka. Gusa umugati wo ngo bakomeje kuwutanga ku giciro gisanzwe bagwa mu gihombo. Ese aho ngaho muri mwebwe umugati uri kugura ngahe? Twari tumenyereye ko umugati, capati yewe n'amandazi ko igiciro ari 100 idetaye, ariko byantunguye muri no minsi ishize. Nagiye kuri butike ngiye guhaha umugati w'umwana, nasanze igiciro cyazamutse igiciro cya 50. Ko umugati umwe uri kugura igiciro uri kugura amafaranga 150. Ibintu byose bakora mu ifarini, umugati, amandazi yewe niyo capati. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rirengera umuguzi ADECO Bwana Ndizeye Damien ngo impamvu y'izamuka ry'ibiciro ngo nuko ibituruka hanze biza bihenze. Gusa ngo nk'abareberera umuguzi nabo ntibicaye, bagiye kuganira n'inzego bireba ngo barebe niba hari icyakorwa. Hari ku murongo wa telefone. Urebe ikibazo kihari cyane ni ikibazo cya import. Bimwe bituruka byinshi bituruka hanze, hari byinshi tuba tutikorera nk'izo farini, none ziturutse hanze zihenze, rero bigira impact ku biciro imbere. Ibintu byinshi bituruka hanze biri kugenda bizamuka, ntabwo ari ibyo kurya gusa. Urebye n'ibikoresho by'ubwubatsi byose byazamutse. Ubuvugizi rero twakora nuko twakorana n'izo nzego zibishinzwe. Hari n'ikigo cya RICA gishinzwe competition, nacyo tugomba gukorana nacyo ngo turebe icyakorwa kugira ngo nibura ibiciro bibashe kumanuka, cyangwa hakorwa ubuvugizi kugira ngo ku bacuruzi
babivana hanze kugira ngo bashyiremo imbaraga bazane byinshi biboneka ari byinshi ku isoko. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Karangwa Cassier yabwiye ikinyamakuru Igihe ko kuba igiciro cy'ifarini cyarazamutse ahanini ngo biri guterwa n'ingaruka za COVID-19. Yagize ati izamuka ryabyo riraterwa n'ingaruka za COVID-19, ingamba zafashwe mu kwirinda no kurwanya COVID-19. Mu bihugu duturanye hari inganda zimwe na zimwe zagiye zihagarara, ahandi bakagabanya umubare w'abakozi, no mu mirima ahava ibikoresho bakoramo ni ukuvuga ngo product, ubwo yashakaga kuvuga ingano. Ibyo rero ngo byagize ingaruka ku musaruro bashyira ku isoko. Yakomeje avuga ko umusaruro wagabanutse bitewe n'izo ngaruka, bituma ibiciro bizamuka. Ku rwego mpuzamahanga niho bakora ifarini bakura ingano ngo nicyo kiri gutera iki gihombo. Uyu muyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Karangwa Cassier yasabye abacuruzi kutabyitwaza ngo bazamure bahanike ibiciro. Yavuze ko bagomba gukora no gukurikira uko bihagaze ku isoko mpuzamahanga n'ibyinjira imbere mu gihugu kugira ngo hatagira ababyitwaza ngo bikomeze guhenda cyane abacuruzi bahanika ibiciro. Yavuze ko kandi impamvu za COVID-19 zitangiye kugaragara ubu ari ukubera ko mu bubiko bw'ingano zatangiye kuba nkeya. Yavuze kandi ko ikigomba gukorwa ari ukugerageza gufatikanya n'abakora ubucuruzi kugira ngo ibicuruzwa birimo n'ifarini bitazabura ku isoko. Hamwe na hamwe kubera ubwiyongere bw'ibiciro by'ifarini uri gusanga n'icy'umugati cyazamutse, aho nk'uwaguraga amafaranga 100 mu minsi yashize ubu ngubu uri kugura amafaranga 150. Ese aho ngaho iwanyu namwe ibiciro by'umugati byazamutse? Nta kundi rero n'izo ngaruka za COVID-19 nk'uko ingano zatangiye kuba nkeya mu bubiko bwo ni mu mastoke hirya no hino, ahandi bakomeje no kurekarama ko n'amavuta yahenze. Murabizi ko akenshi ayo mandazi n'ibindi byinshi bikorwa mu ifarini nk'amacapati nabyo bikorwa mu ifarini. Sinzi capati nazo niba zarahenze, nge simperuka kurya capati mumbwiye. Aho ngaho mwebwe bimeze bite? Andika muri comment tubwire iwanyu ibikomoka ku ifarini mwebwe biri kugura gute, mutuganirize. Twiyemeje kujya tubagezaho amakuru atandukanye byaba mu by'ubuzima n'ubumenyi butandukanye, yaba muri siporo no mwiyobokamana. Tuba turi kumwe, ntugacikwe. Kora subscribe, ukore share, ubane natwe ube inshuti yacu yakadasohoka kuko turagukunda cyane. Naho utaha reka mbasezereho babwira ngo Imana ibahire muri byose.